Ngenzi yari umwana w'imyaka 8. Yaratuye i Kigali mu Rwanda. Yakundaga gukina umupira w'amaguru. Yakundaga kureba ibishushanyo. Yakundaga kandi gusiganwa ku igare rye hamwe n'inshuti ze nyuma y'ishuri. Buri munsi nyuma y'ishuri, Ngenzi yari yazi ko hari ibyo agomba gukora mu rugo. Yagombaga kurangiza imikoro ye. Yagombaga kandi gusukura icyumba cye mbere yo gusohoka ngo ajye gukina. Umunsi umwe, Ngenzi yagarutse avuye ku ishuri afite akanyamuneza. Inshuti ze zari hanze zitegereje. Zari ziteguye kujya gusiganwa ku mbuga iri hafi. Ngenzi yabonye imikoro ye ku meza atarangije. Ako kanya yumvise atazi icyo yahitamo, kuko yashakaga gukina, ariko kandi yashakaga gukora ikintu gikwiye. Ngenzi yibutse isomo yize mu ishuri rya Sunday School. Isomo ryari ryerekeye kumvira ababyeyi. Dusanga muri Bibiliya mu Bakolosayi umutwe wa 3 umurongo wa 20. Iryo somo ryari kandi ryerekeye gushimisha Imana. Ngenzi yahise mu kuba inyangamugayo, nuko aricara arangiza imikoro ye. Nyuma yaho asukura icyumba cye neza. Nuko arangije Ngenzi yumva amahoro ndetse n'ibyishimo. Nyuma yaho Ngenzi yagiye hanze gukina hamwe n'inshuti ze. Basiganwa ku magare yabo kandi bashimye. Nubwo yatangiye gukina nyuma, ibyishimo bye byari byinshi. Yarazi ko yakoze icyiza. Mu gitondo ubwo Ngenzi yari kumwe n'umuryango, Ngenzi yashimiye Yesu Kristo. Yashimiye kuba yaramufashije kumvira no gukora ikintu gikwiye. Ngenzi yasobanukiye ikintu cy'ingenzi. Kumvira ababyeyi ni kimwe mu buryo bwo gukurikira Yesu Kristo buri munsi. Kuva icyo gihe, Ngenzi yageragezaga kumvira ababyeyi be. Yize ko ibikorwa bita byo kumvira mu rugo bifasha abana gukurikira Yesu Kristo no gushimisha Imana.